Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 115. Zaburi 115. Turasoma dore ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Uwiteka aratwibutse azaduha umugisha. Azaha umugisha inzu y'Abisiraheli, azaha umugisha abubaha Uwiteka, aboroheje n'abakomeye. Uwiteka abagwize, abagwizanye n'abana banyu. Muhawe umugisha n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Amen. Nitwa Nyandwi Vincent, ndi umukristo wo muri paruwasi ya Kinyinya, itorero rya Kami, ndi umubwirizabutumwa bwiza, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore tubyaranye abana 6. Hanyuma ndashimira Kristo Yesu, ndashimira n'abayobozi baduhaye uyu mwanya kugira ngo tuvuge bike muri byinshi abantu bashobora kuvuga. Nicaye hariya ntekereza ibintu byinshi. Ye ntabwo ndatinda muri Kigali, mpamaze igihe gito cyane, imyaka 2 numva igiye kugera. Hanyuma iwacu ni Gihundwe, niho nakoreye umurimo w'Imana igihe kinini. Ubundi najyaga nzi n'ahangaha je mwivuga butumwa cyangwa nzanye nakora ari Betaniya mu rugendo gutyo. Ndashimira Imana ko nahageze. Umuntu wamaze iminsi arumva nta shimwe mfite, ariko utekereje urugendo rw'iwacu, umuntu wagiye mu gitondo azindutse saa 11 aragerayo yageze nko mu masaha 8. Kandi ndagira bamenyeshe ko Kigali nta yindi Imana izarema ni iyi ngiyi. Rero yaranzanye nanjye ndahari. Imana ishimwe. Mujya mutinya ahantu umuntu ajya kujya Imana ikabanza ikabivuga. Mujya mutinya ahantu umuntu ajya kujya Imana ikabanza ikaguteguza ko izakujyanayo. Nimuzi igihe gishize iduteguje ko izatujyana mu ijuru. Murebe namwe igihe gishize uri kuduteguza ko izatujyana hehe? Mu ijuru. Kugira ngo nzi Kigali, nicaye hariya nibuka ibintu byinshi bikomeye. Nibuka Imana ivugana nanjye ko izanzana i Kigali. Byari ibintu bikomeye. Korari Impanda yaririmbye, nibuka ibintu Imana yavuganye nanjye. Naraye baraye bansohoye mu nzu, maze igihe gito nshingiwe. Bansohora mu nzu nakodeshaga 1200 y'ibiceri. Apana nizirya note note z'ijana nizo zabagaho ngira ngo ahari. Bansohora mu nzu maze amezi 3 ntayishyura. Bose 3600. Shakisha umuntu nibura wamfasha nkampe n'ukwezi kumwe, ndamubura. Bayinsohoramo. Mukecuru azinduka mu gitondo aravuga ati ntabwo muzajya mwirirwa mukaranga, umunyemo amafaranga y'inzu yanjye. Mumpa amafaranga y'inzu yanjye hakiri kare. Njye n'umugore turarebana, dushaka ikintu dukora ngo tuyabone, turona nta kintu kimwe kiri butume tuyabona. Muri iryo joro njya gusenga jyenyine, njya hano mu ishyamba ndasenga. Ndarota ibigere nko masasa bazijoro, ndota Imana, ndota ahantu mu murima utemwe ibiti bya avoka. Uwo murima hari hateretse radio iruhande rw'icyo giti kivoka, nkiryamye munsi nsinziriye. Hano hari hateretse radio yari kuririmba indirimbo y'Impanda ivuga ngo Imana yacu yaguhaye ntawe ukwima, kandi yakwimye nta n'uwagusukira amazi. Abantu baraguha bakakurambirwa, ariko Imana si umuntu ngo yibagirwe.
Imana si umuntu ngo yibagirwe imirimo wakoze, abwikiranirwa umunsi zibuka imirimo wakoze, abakwishimaga hejuru bazatangara. Muzi ubwo nari ngiye gusenga habaye iki? Nabwiye umugore ndamubwira ngo twe guseba turi abantu b'Imana, dushake uko twishyura uyu mukecuru. Tureba mu nzu dusanga nta kindi kintu dufite. Twari dufite akamatera gatoya twararagaho, kari gafite nka 70 gato cyane, niko twari twarashoboye kugura turi gushyingirwa nyine nanjye nabaye umugabo. Hanyuma ndamubwira nti nta mahitamo dufite, turakagurisha twishyure, aho kugira ngo tugire umugayo twarara hasi tudafite umugayo, tugakomeza tukabana n'Imana neza. Umva ingorane rero, aho kamatera baje kukatugurira, tubona amafaranga ntari buvemo yo kwishyura idene ngo tubone nandi yo kujya gukodesha indi nzu, kuko bari bayitwirukanyemo. Mukecuru avuga ati murampa inzu yanjye, mwanyishyura mutanyishyura murampa inzu yanjye, kandi sinshaka kumujyana idene, hanyuma kandi sindi bubone ubwishyu. Tujya inama n'umugore tugurisha n'igitanda cyayo, twari tugifite nyine kiraho kimeze nk'ikipengamye ukuntu, tubigurishiriza hamwe. Umva igitangaje rero, icyo gitanda nako kamatera byaguzwe n'umukobwa narambagizaga mbere, wari waranteye akadobo, aravuga ati sinzabana n'umuntu w'inzahare gutya w'intagangare, singiye kuzasara, ndabona ubuzima budahinduka, basigumana Bibiliya niyo Mana yawe, ngewe reka nigendere nshakira ahandi. Arigendera ashakira ahandi. Hanyuma rero abari ubingurira, inkuru yari inshyashya muri karitsiye. Noneho ndyamye ndarota, numva Imana irambwiye ngo umunsi zibuka imirimo wakoze, abakwishimaga hejuru bose bazatangara. Kwa abagabo tuzi kurwanira icyubahiro, reka mbaze abagabo bagenzi banjye, ubwo wagurishije uburiri wararanyaho n'umugore, waba ugikeneye ko bakubaha? Nicaye hariya ndabyibuka, tekereza, mpita mbona ishimwe riremereye. Tekereje uyu munsi aho ndara, avuga ati Imana we, uwo munsi muri iryo joro, haleluya haleluya, nibwo Imana yambwiye ngo ngewe Uwiteka ndirahiye nzakugarukaho nkwibuke nkugirire neza, kandi nzagutuza mu mujyi wa Kigali. Nari ntararenga umurenge. Nimwumve namwe ukuntu Imana ikoroganye. Umuntu wiyanze, umuntu wirambiwe, umuntu utifitiye icyizere, umuntu utabona imbere n'inyuma, umuntu utaruzi icyerekezo, Imana ikamubwira ngo nzakugira umuntu, ikamubwira ngo nzaguhindura umuntu, nzakuzamura, nzagushyigikira, nzagukomeza, nzabana nawe. Tewaririmbye indirimbo yitwa Ikizurubwa, nibuka ko yaje kuyiririmba iwacu, naraye mvuye kwa muganga. Icyo gihe nari mbyaye rimwe, kuri centre de santé barambwira ngo dupimye ibiro byawe, ngo dusanga uri mu mirire mibi. Ndababwira ni mwivunika, ni nta mirire mibi, nibyo niyo mirire mibi ntiyabona ari nyibonye ikaba mibi, ariko yari ihari, nayo ntayihari byibagora. Barambwira ati rero urajya hariya haruguru mu kigo nderabuzima bajya guhasosoma n'ibiki byose nk'abandi, mfite ibiro 32. Icyo gihe tabaza kuririmba nitwa kurimo Cyangugu, nibwo yarageze muri Cyangugu bwa mbere na mbere. Umwe n'umupasiteri twa Joseph Mugufi gutya mumanukanye, aririmba indirimbo yitwa Ikizurubwa, ayiririmbye. Haleluya haleluya haleluya. Ayiririmba naraye mvuyeyo, mbwira umuganga wari uri kumvura, arabwira mva muganga, ngewe ntabwo njya gufata sosoma, ngiye gusenga Imana izangirira neza. Umva ukuntu isi koroganye. Narabyibushye mbwira Yesu, ndamubwira ntibigabanye, dore bitangiye kuba byinshi, isi ntiruhura. Ndashimira Kristo Yesu. Nicaye hariya ndabyibuka, korari impanda yaririmbye, numva biraje, numva biramarutse, iyo ndirimbo iraje, nkajya numva nayisaba, havuga ni Imana we, iyi minota y'umushumba ntabwo iri buze kwemera, ariko nyine ntacyo, ko ntagiye gupfa, ko ndi i Kigali, ko nzagaruka, ni hahandi singiye gupfa, ndi hano, turaba dusimburana hano muri Kigali, ve gutya turaha. Ngo rero ntawe muzanshikira, muzayiririmba byanze bikunze, ko nta kadene nyine basi. Mu minota mike sigaranye, haleluya, ndashaka kuvuga ijambo rimwe rivuga ngo
umugisha, Imana itanga umugisha. Imana igira gute? Itanga umugisha. Kandi ndagira ngo dutekereze kuri iyi Mana. Bibiliya iratubwiye ngo Uwiteka aratwibutse. Iyi Zaburi nayisomye yose, sanga Abisirayeli bigeze baba mu gihe cy'intambara cy'urugamba rukomeye, kugeza ubwo basuzugurwa n'abanyamahanga. Ngo abanyamahanga bakajya baza bakababaza ngo ubundi ko tubona mwatagangaye, muri indushyi, muri inzahare, muri imbabare, kandi mukavuga ko muri ubwoko bw'Imana, ngo Imana irabazi, irabakunda, ngo yarabatoranije, kandi mujya numva mwirahira ngo muri abahungu bayo, ngo muri abakobwa bayo. So bintu mujya mwigira ni ibiki? Imana yanyu iri hehe? Ntayo tubona. So bintu muhora mujyamo, muhora muri Imana yanyu ntayo turuzi, ntayo tubona. Barababara ariko basenze ngo bagira ibihe byiza. Ariko abantu basenga bakagira ibihe byiza. Haleluya. Ariko abantu basenga bakagira ibihe byiza, barasenga bagira ibihe byiza, ngo baza kubabwira ngo mwitwishima hejuru. Imana yacu iri mu ijuru kandi yakoze ibyo yashatse byose. Bageze hepfo barababwira ngo mwebwe Imana yanyu musenga ni Imana, izamana musenga ni Imana zifite amaboko zidakora, zifite amaso zitareba, zifite amaguru zitagenda. Izo nizo Mana musenga. Atariko reka tubabwire Imana yacu, uhereye none Uwiteka aratwibutse. Aratwibutse, aduhaye umugisha. Haleluya, haleluya. Aduhaye umugisha. Ahaye umugisha inzu ya Isiraheli, ahaye umugisha inzu ya Aroni nk'abatambyi, ahaye umugisha bubaha Uwiteka, aboroheje n'abakomeye. Imana yari izi ko abazubaha Imana natwe turimo dukwiriye guhabwa umugisha n'Imana. Ndagira kubwira ko umugisha Imana itanga utandukanye n'amahirwe y'isi. Isi yaguha amahirwe ariko ntabwo yaguha umugisha. Umugisha uturuka ku Mana. Haleluya, haleluya. Abamenye Imana, ab'Imana yahamagaye ni abanyamugisha. Umurongo wa 15 wavuze ngo Imana muhawe umugisha n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Uduhaye umugisha ntabwo yoroshe. Uduhaye umugisha ni umunyamaboko. Iyankuye iriya ikangeza aha ni Imana y'amaboko, ni Imana y'imbaraga, ni Imana itanga umugisha. Oh, Imana ishimwe. Imana ifata ibitayiha ikabihindura kubaho. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Duhawe umugisha n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Uduhaye umugisha ntiyoroshe. Ntabwo yoroshe. Waremye uwabambye ijuru ritagira urufatiro, akarishyiramo izuba n'ukwezi bibisikana, kimwe kigaha ikindi umwanya, agahamagara inyenyeri zose akazita amazina, buri nyenyeri yose ikitaba mu izina ryayo. Haleluya. Yageneye inyanja umusenyi, arayibwira ngo nyanja ntuzarenga aha. Uyu mugabo twicaye imbere arakomeye, ni umunyamaboko. Oh, Imana ishimwe. Yavuze biraba, yategeka bigakomera. Ibyo yategetse iwanjye, ibyo yavuze iwanjye yarabitegetse birakomera. Mwami Yesu ndamushimiye. Kwajya hishusha bitagira ishusho. Kambabwire, abantu bashobora kuba mu mahirwe y'isi. Amahirwe y'isi abaho abantu bakayagira, ariko amahirwe y'isi ntabwo aramba. Ndahendahindira umuntu wese uri hano yakira umugisha w'Imana, kuko nicyo cyonyine cyagutabara muri Kigali, nicyo cyagukiza iyi minsi mbona yasaze. Nta kindi cyakurokora nuko watabarwa n'umugisha Imana itanze gusa. Kuko Imana igitanga umugisha ikavuga ahantu, ikavuga isoko ari mu butayu, ikavuga ngo nzahafukura imigezi. Ari mu butayu, ari mu kidaturwa, ikavuga ngo nzahafukura amazi. Ikavuga ngo mu butayu niyo yonyine ijya ibona amazi. Haleluya. Niyo yonyine ijya ibona amazi mu butayu, niyo yonyine iyabona. Muzasoma Bibiliya, amahirwe Hagayi yavanye kwa Aburahamu n'umuhungu we Ishimayeli, bavanye y'amahirwe, bavanye y'imvumba y'amazi. Ubutayu buba burerure, imvumba ishiramo amazi arashira. Isi amazi yayo ajya arangira.
ngo Hagayi yigira inama aravuga ati ntabwo nza kureba uko umwana wanjye apfa, amwegeka mu gihuru ngo ataza gupfa areba, amwegeka mu gihuru ngo ataza kumupfiraho, ngo yigera nka hariya, ngo ageze nka hariya hirya. Imana yumva ngo yumva ijwi ry'uwo muhungu, imwumva haryamye munsi y'igihuru, irazihamagara Hagayi, iramubaza ngo Hagayi we ubaye ute, bigenze bite? Iramubwira ngo humura, uwo muhungu nubwo wanapfuye ariko humura azabaho, nzamukomeza kuko ari urubyaro rwa Aburahamu. Ngo ako kanya ngo akebutse iruhande abona iriba mu butayu. Imvumba y'abantu igishiramwo amazi, ariko umugisha w'Imana urakomeza. Umugisha w'Imana ujya ukomeza, umugisha w'Imana ujya ubona inzira hitari, umugisha w'Imana ujya ushaka inzira hitari, umugisha w'Imana ujya ubona inzira. Imana ishimwe. Reka njye gusoza mbabwira ibintu tugiye gusengeramo. Natekereje mu mwanya muto, ntekereza abantu babiri, ntekereza abantu bigeze bagira umugisha ariko utavuye ku Mana. Yakobo yagize umugisha utavuye ku Mana. Yakobo yari afite imigisha ine ariko itaravuye ku Mana. Yari afite umugisha wo guhabwa amasezerano akiri mu nda, kuko ngo nyina batwite yagiye gusenga bari babiri, ngo yumva abana basimbagurika mu nda bameze nk'abarwana, ngo Imana iramubwira ngo mu nda harimo amahanga abiri kandi umutoya azategeka umukuru. Yari afite umugisha w'amasezerano. Abafite umugisha w'amasezerano, haleluya. Abantu bafite umugisha w'amasezerano hano ni benshi, ariko ikizabibagezaho ni umugisha w'Imana. Yari afite umugisha w'amasezerano. Icya kabiri, uyu Yosefu yari afite umugisha, yaguze ibishyimbo. Mwibuke ko mwene se yavuye mu ishyamba guhiga ngo yabuze umuhigo. Ahageze aramubwira ati mpa ku bishyimbo, dore merewe nabi inzara irangije. Aramubwira ati sinaguha ibishyimbo byanjye, dore niwe ufite umugisha w'umwana w'ifura, none nkongerereho n'ibishyimbo. Mugira amayeri. Bibiri iravuga aramubwira ngo nyihera ibishyimbo nirire umugisha nushaka uwutware, ntacyo n'ubundi nzawumaza, n'ubundi nimpfa ntacyo umugisha uzaba ukimariye. Ngo baragurana, amusinyira umugisha, amuha ibishyimbo, asohokana ibishyimbo mu nda, asiga umugisha. Agenda yari afite uwo mugisha, yaguze ibishyimbo. Yari afite umugisha wa gatatu, yari afite umugisha wa gatatu yari afite, none yamuheje kuriganya mukuru we. Nibuke rwose yababwiye ngo none ikigiye gukurikiraho, ndashaka ko Esawu niwe mukuru yagiye mu ishyamba guhiga umuhigo, unzanireho kugira ngo muheshe umugisha. Imana yavuze ndakizi, yavuze ko utazategeka umuguru. None rero uramenye ntitusimbuke kubage, numara kubaga ushyire sahane akoresha umugisha na reka niyo utanga umugisha. Arabikora birakunda, uwo mugisha yarawufite. Uyu muhungu Yakobo yari afite umugisha yakuye kwa Labani. Muzi ko kwa Labani yari afite ibintu byinshi, yavanye kwa Labani abagore bane, avanayo n'abana. Henshi avanayo n'abana bose, abana bose yakuye arabaza. Afite n'intama, afite ibintu byose yari abifite, ariko igitanda nta mugisha yari afite. Ava kwa Labani yari bibizi ngo ageze ku cyambu cya Yakobo, ngo yambutse umugore, yambutsa abagore bose n'abana n'amatungo byose arabyambutsa. Wari karategeka ngo umubone afite umugisha w'Imana, nimpura na bene data azanyica, kuko nagiye muhuze, niduhura azanyica kuko nta mugisha w'Imana uriho. Wasigara hakurya asenga, uri mu ijoro barayitagaza barakira. Barakirana ngo bigeze ku museke aramubwira ngo mugabo ndekura, umuseke uratambutse atari kuza kumusanga aha. Ndekura ngende dore umuseke uratambutse. Bibiliya ivuga amagambo akomeye, aramubwira mwumva, sinkurekura nakumenye, sinkurekura utampaye umugisha. Namenye uwo uri we, namenye aho uvuye, kandi aho uvuye batanga umugisha. Aho uvuye ntabwo ari nk'abo mu isi, abo mu isi baraguha bakaguhinduka, ariko abari mu ijuru batanga umugisha. Ntabwo kurekura rero utampaye umugisha. Azatura ngo urasa umugisha w'indi, ati mukure kose Yakobo, izina ryanjye Yakobo rifite idosiye ndende, ndagira ngo utabaye rwose umugisha. Aramubwira ngo haleluya, aramubwira ngo uhorane ntabwo uzongera kwitwa Yakobo, witwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Musome mirongo ye iravuga ngo tubareke umuhera y'umugisha. Amuha umugisha, aravuga ngo noneho ubwo maze kubona umugisha w'Imana, reka ngende guhura na bene data. Ntacyo ari buntware,
umugisha w'Imana uri kumwe nawe. Umugisha w'Imana uhari, tubisikana n'ibyica, tugatambuka bihari, tugatambuka bitanuye, bitanuye mu maso, kubera umugisha w'Imana. Komera Yesu amashyi. Soza Imana asaba umugisha, ariko anyobera ati umugisha n'ibintu byinshi. Reka nimenya umugisha asaba Imana, asaba n'ibindi bintu. Biblia inavuga Yabesi murongo w'icyenda, uravuga ngo Yabesi yarushaka Yabesi icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaraga agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyampa ukampa umugisha rwose, ukangura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kwiza kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Ubwinshi bw'ibintu umuntu atunze ibisobanuro ko umugisha w'Imana ntabwo aricyo bivuze, kuko Imana igihe umuntu umugisha akabona niyo bidahari. Iyo umugisha w'Imana uhari, haleluya haleluya, ibihari byose biratunguka biba byinshi kuko umugisha w'Imana uhari. Ndumva gusengeye ndagusengeye Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha we, Imana iguhe umugisha. Twabonye abantu bandagara, twabonye abantu bamwara, twabonye abantu bakorwa n'isoni, ariko abantu bajyanye n'ukuboko kwiza kw'Imana, abantu bari kumwe n'ukuboko kwiza kw'Imana. Imana yarabashyigikiye, byatangiye bidashoboka, byatangiye bidafatika, Imana irabazamura, ukuboko kw'Imana kubana nabo. Haleluya haleluya. Yosefu yagiriye ukuboko kw'Imana kwa Potifari, ngo Potifari agira umugisha, ukuboko kwiza kw'Imana kwari kumuriho, ageze muri gereza kumugendaho, avuye muri gereza ukuboko kw'Imana kumugumaho. Ndakwifuriza kugumana no kuboko kwiza kw'Imana, ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe mu rugo rwawe, kubane nawe mu kazi kawe, kubane nawe mu biro byawe. Inshuti yanjye, ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe, kandi akandinda ibyago ntibimbabaze. Ibyago birababaza, ibyago birababaza, kandi aho nabitinye ntibigira umuntu bitinya, ntibigira ubitinya. Ibyago biragatsindwa, urakinga ugashyiraho imbwa n'abazamu, ibyago bikinjira, biramenengana bikinjira, bikagusanga mu mashuka yererana. Ibyago ntibigira uwo bitinya. Ndasenze muri iri teraniro, Imana iturinde ibyago ntibitubabaza, Imana iturinde ibyago ntibitubabaza. Iki kinyejana kirimo ibyago bigiye bitandukanye byinshi, ariko turashimira Imana ko turi abanyamugisha, tuzabitambukamo mu izina rya Yesu.
muhaguruke tubwire Imana ngo Mana ubwo duhaye umugisha utwagurira imbago kuboko kwawe kwiza kubane natwe turinde ibyago ntibitubabaze. ubwo Imana haleluya, ubwo Imana ikoze ibyo ndagira ngo tubwire Imana, ndagira ngo ubwire Imana ubwire ngo Mana nayi ndashaka kunyagurira imbago. ubwire Yesu ubwire ngo nyagurira imbago muri bwa buzima bwanjye, nyagurira imbago. iyo nirebye munasubira inyuma aho gutera imbere, nyagurira imbago. ndabona bigenda byanga, nyagurira imbago. wibuke kare wowe twahagurukanye, ndagira ngo nyagurira imbago mu izina rya Yesu. umugisha w'Imana ubane nawe, umugisha w'Imana ube mu buzima bwawe, umugisha w'Imana ube mu butunzi bwawe. namenye ko umugisha w'Imana uramba, umugisha w'Imana ujya ugenda ukagera mu buzukuru, ukagera mu buvivi. umuntu akazasiga abagabo, akazasiga abantu bafite icyerekezo mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Data wa twese turagushimiye, burya ni wowe Mana. tugushimiye ko duhaye umugisha kuri uyu mugoroba, tugushimiye ko uhaye iteranira umugisha, tugushimiye ko uhaye abera umugisha, tugushimiye ko tugarutse ukaduha umugisha, tugushimiye ko twibutse. abanyamahanga bamaze iminsi babaririza bakabaza ngo Imana yacu iri he, ariko Imana yacu iri mu ijuru, yakoze ibyo yashatse byose. tugushimiye ko twibutse, tugushimiye ko duhaye umugisha. agura imbago zacu Mana, guhera none ibitakundaga bikunde, ibyari byaranze byemere, ibyari byarapfuye bizuke mu izina rya Yesu Kristo. agura imbago z'abakozi bawe, agura imbago z'aba bantu, bagurira imbago Mana, bagurira imbago mu bucuruzi bwabo, mu kazi kabo, bagurira imbago Mana, bagurira imbago. kuboko kwawe kwiza kubane nabo, turakwinginze kuboko kwawe kwiza kubaherekeze mu ngo zabo, kuzabarinda gusenya ingo, bizazirinda gusenyuka. kuboko kwawe kwiza ni kubana nabo, akazi kabo kazagenda neza, kuboko kwiza kw'Imana kuzaba kuri kumwe nabo. turakwinginze Mana, barinda ibyago ntibibabaze. ibyago birababaza, gusonza birababaza mu izina rya Yesu Kristo, gukodesha birababaza, kwirukanwa mu nzu birababaza, kuko umwami kwiga ukabura akazi birababaza. turinde ibyago ntibitubabaze, aba bagenzi baraha, turinde ibyago ntibitubabaze mu izina rya Yesu Kristo. mugisha wubane n'umuntu wese muri twe, cyubahiro kibi cy'Imana muri Kristo Yesu umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.